Yesu ashimwe cyane, ni mando nk'uko bisanzwe, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndishimye uyu munsi ko tugiye kuvuga ku buryo bwa mbere Uwiteka Imana avuganamo natwe. Uburyo avuganamo natwe ni bwinshi cyane. Yiyereka abana be mu buryo bwinshi butandukanye, tumwumva bitandukanye, ariko ubwo ngiye kuvugaho navuga ngo ni buri geno, ni ubuzwi na benshi cyangwa na bose. Uburyo bwa mbere rero ndashaka kuvuga kwiyerekwa nihishurirwa. Iyerekwa mu cyongereza ni vision cyangwa se vision, ntabwo mbizi muri iyo context. Hanyuma ihishurirwa ni revelation mu cyongereza. So ihishurirwa rero ushobora guhishurirwa uteretswe. Ushobora kuba, ndatanga urugero, ushobora wenda kuba uri musenga, usengera mu ijambo, Umwuka Wera agatangira kugusobanurira, kuguha ihishurirwa kuri iryo jambo wasomye wari urimo gusengeramo, akagusobanurira. Niyo mpamvu ujya ubona buri muntu wese abona ihishurirwa ritandukanye ku murongo runaka. Abantu 10 bashobora kubwiriza icyanditswe kimwe, ariko buri muntu akakibwiriza ukwe, kandi buri muntu agafashwa ukwe, kandi nawe ubyumva ugasanga uko uyu nguyu yarisobanuye ntiwigeze uryumva uko nguko. Icyo nicyo nakwita, ni rwo rugero natanga rw'ihishurirwa rivuye kuri Mwuka Wera. Hanyuma rero iyerekwa urabona n'amaso yawe. Apana, ushobora kubona n'amaso y'umubiri, nabyo birashoboka, ariko amaso y'umwuka agomba kuba abona, hari icyo ubona. Iyo ugiye ubona inkuru muri Bibiliya, John mu gitabo cy'ibyahishuwe, Yohana na Kosore, bamwe bagiye berekwa, abandi barahishurirwa. Ni inkuru nyinshi cyane. So ndashaka gusoma ibyanditswe bikeya cyane nk'uko Mwuka Wera yabimbwiye. Nifuza cyane kuyoborwa n'Umwuka Wera. Narimo gusenga mvuga nti ndashaka ndabaza ntangirire hehe, anyobora gutangirira kwihishurirwa niyerekwa. Hanyuma rero ndavuga none mbisobanure gute, ndabivuga kuko jewe nkanjye ntacyo ndicyo, nta nicyo nzi pe, usibye Mwuka w'Imana wakwicara muri jewe akavugana namwe. Jewe ntacyo namarira umuntu wari wese. Hanyuma rero nkiri mu kumubaza uko nguko atangira kugenda amereza ibyanditswe. Ngiye gusoma ibyanditswe 3, yampaye byinshi ariko ndasoma ibyanditswe 3 kuko nifuza gukora ino video ngufi kugira ngo bijye bitworohera kuzireba bitatuvunye. Hanyuma rero icyambere turasoma mu gitabo cya Ezekiel 3 umurongo wa 5. Haravuga ngo, kuko ntagutumye ku bantu b'ururimi rutamenyekana cyangwa rurushya, ahubwo nkutumye kuba inzu ya Isirayeli. Imana ni mwebwe yantumyeho. Uburyo nahishuriwe uno murongo ni ukuvuga ngo muri Yohana 10:28 haravuga ngo abanjye baranze, intama zanjye zumva ijwi ryanjye. N'uyu murongo rero kuri jewe nuko nawe uhishuriwe. Ntabwo nkutumye ku banyamahanga, si nkutumye ku bantu batumva ururimi uvuga, nkutumye ku Bayuda, nkutumye ku nzu ya Isirayeli. So nimvuga rero iyerekwa nihishurirwa, murabisobanukirwa kuko intama yumva ijwi ry'umwungeri. Hanyuma rero hamwe n'umurongo wa 12 nawe yarawumpaye, yambwiye 3, umurongo wa 5 n'umurongo wa 12. Maze umwuka aranterura, numva ijwi rihorera cyane rinturutse inyuma rivuga riti, ubwiza bw'Uwiteka buherwe umugisha mu buturo bwe. Ezekiel, Umwuka w'Imana yaramuteruraga akagenda, ntabwo ari hano gusa, yaramuteruraga akagenda akamutereka ahantu akamwereka. Iryo ni iyerekwa. Ariko noneho iyi process yo guterurwa, yumva ijwi ntabwo yabonye iryo jwi, yararyumvise gusa. Iryo ngiryo navuga ngo nashyira mu buryo bw'ihishurirwa kuko ntiyabonye, yarumvise. So hari igihe wumva, ibyo nabyo tuzabivugaho nitugera ku kumva ijwi, ukuntu wumva ijwi ry'inyuma, ukuntu wumva ijwi ry'imbere. Hano rero nawe ntabwo uyu murongo yarumvise, bwari mu buryo bwo kumva ijwi, ariko Umwuka aramuterura aragenda amutereka ahantu. Nuko Umwuka aranterura
inkuru ni ndende mwayisomera. Ndashaka gusoma ahantu ha kabiri, ikindi cyanditswe cya kabiri nk'uko yambwiye. Turasoma mu Kuva ibice 3 umurongo wa 2. Uno murongo usobanuye iyerekwa, kuko Mose yabonye igihuru cyaka umuriro, yabonye n'amaso ye igihuru cyaka umuriro kandi kidakongoka. Marayika w'Uwiteka amubonekerera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Iryo ni iyerekwa. Ni ukuvuga ngo nta kuntu wakwerekwa amaso yawe atabonye. Yarabonye. Iryo ni iyerekwa, ariyo vision. Hanyuma rero katurebe iki cyanditswe cya 3 kiri muri Rusi 1:7. Haravuga ngo ava aho yari hamwe n'abakazana be bombi, aboneza inzira isubira mu gihugu cya Yuda. Uwo ni Naomi amaze gupfusha abahungu be n'umugabo we, yasezeye abakazana be kugira ngo we yisubirireyo, nabo bagende, bari bakiri bato, bagende bashake bakomeza ubuzima. Ariko Rusi yanga kumusiga. Rusi aravuga ati ndakurahiye, Imana yawe izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa. Uno mugore Rusi maze guhabwa kino cyanditswe nagitekerejeho, kandi koko bamugana isanga ngo Rusi yaje gushakana na Bowazi, yaje kumuhungura. Hanyuma Bowazi ari mu gisekuru cya Yesu Kristo. Kuko ngira ngo sinzi niba nibuka neza, yabyaye Yesaya ari we se wa Dawidi. Rusi yagize ihishurirwa ry'ubuzima bwe kuntu buzamera, ry'umumaro we, ihishurirwa ry'ahantu agiye kujya, akamara azahagira n'amateka azandika. Ntekereza ko Imana yamuhaye ihishurirwa rigari ku buzima bwe, riruta kugenda agatandukana na nyirabukwe, akagenda akajya gushaka abandi bagabo wenda, cyangwa se akabaho mu buzima busanzwe buciriritse butandukanye n'ubwo Imana yari yamuteguriye. Ihishurirwa ryatumye Rusi yanga gusiga nyirabukwe. Aravuga ati umunyabwenge yagira gute, arakomeza uno murongo, yifata neza uko bishoboka, yera imbuto uko bishoboka, kugeza igihe amasezerano ku buzima bwe yasohoye. Rero nsomye ibyanditswe bikeya, ariko ndatekereza ko ushobora kuba umenye itandukaniro ry'ihishurirwa n'iyerekwa. Iyerekwa urarebesha amaso yawe ukabona. Ihishurirwa ushobora guhishurirwa uhumirije, ushobora guhishurirwa ureba, nk'uko ndimo kureba uko nguko, ari nta kintu ureba, ariko umuntu wawe w'imbere agahishurirwa. Ushobora kureba ikintu ukakibonaho ihishurirwa ritandukanye, Mwuka Wera akagenda gusobanurira. So ihishurirwa ni Mwuka Wera mbe uvugana n'umuntu wawe w'imbere, aba ariko mbyita, akagusobanurira ibintu runaka ukabisobanukirwa. Hanyuma iyerekwa urareba, arakwereka. Ushobora guterura akagutereka ahantu akakwereka, nk'uko byagiye biba kuri Ezekiel, ba Yeremiya, ba Yohana ku kirwa cy'Ibati. So iyerekwa bitandukanye n'ihishurirwa. Ndatekereza ko Mwuka w'Imana azakomeza kubasobanurira, kuwifuza, kuwumva ashaka gusobanukirwa birenzeho. Jewe ndumva ari uko nguko nyobowe. Hari ibyanditswe byinshi cyane muri Bibiliya bivuga ku iyerekwa. Hari aho umuntu yagendaga abona iyerekwa rivanze n'ihishurirwa, rivanze n'inzozi. Mu nzozi akarota yerekwa ikintu runaka. Nabyo tuzabivuga tugeze mu gice cy'inzozi. Ariko nonaha nifuzaga ko twagarukira ahangaha, mvuga ngo Uwiteka Imana akomeza abiteho nk'uko yanyitayeho. Uwiteka Imana biyereke nk'uko yanyiyeretse. Ni ukuri uwifuza wese kumva Uwiteka Imana ivugana nawe, ndamusabira umugisha w'Imana. Nta muntu wigeze ajya imbere y'Imana ngo have atayibonye, keretse iyo utayishakana umutima wawe wose. Ariko iyo uyishakana umutima wawe wose, wifuza uvuga uti Imana ndashaka kukubona, ni ukuri urayibona. Icyubahiro rero ni cy'Imana. Mukomeze kugira amahoro. Shalom.